mwaduhaye tubashimiye cyane ubutumwa mudusangije mu kanya kandi ubwira uwumva ntavunika. Hari ikintu mwavuze muti utarabona ubuhamya ubwo ntarabona uko isi iteye. Twe rero nubwo turi bato si ukubona ubuhamya gusa, turi ubuhamya bugenda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twarapfuye muravuga ngo tubeho tubaho. Wa mutima rero utagira aho ugarukira mwavugaga, na bwa bushake butagira aho ugarukira mwavugaga, turabifite. Abanyarwanda ntibazongera gupfa ukundi, we shall prevail. Hari benshi bifuza nabo kugira icyo bababwira, mubitwemereye twabakira muri uyu mwanya. Niba hari abashaka kugira icyo basangiza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umwanya n'uyu. Ndabona hari ab'inkwakuzi no hirya iyo. Abafite mikrofone muri protocol badufasha. Hari umuntu nabonye wazamuye bwa mbere hirya hariya muri 118. Yego. Abafite mikrofone mwadufasha mu 118. Yes. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Evariste Murwanashyaka, ndi umuhuzabikorwa w'ihuriro ry'abanyeshuri mu mashuri makuru na kaminuza intagamburuzwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, sabye ijambo shaka kuvuga impungenge mfite nk'urubyiruko, ngira ngo tuzihuje n'urubyiruko bagenzi banjye. Mwabikomojeho kandi natwe turabibona umunsi ku munsi iyo dufunguye imbuga nkoranyambaga. Tubona amavideo, tubona amafoto y'abantu bicwa nabi cyane. Twebwe urubyiruko turi bato, ntabwo twabashije kubona cyangwa kumenya uko jenoside yakozwe, gusa uko tugenda dukura tugenda dusobanukirwa. Uyu munsi turishimira amahoro n'ubumwe dufite. Rero ni ubwa mbere n'amaso yacu twiboneye aho umuntu bamutwika, bakamurya, bagatwika inzu ku manywa y'ihangu, bakica abantu, izuba riva, amahanga arebera ndetse n'imiryango mpuzamahanga ntibagire icyo bakora. Ngira ngo ni nabo bavuze ijambo never again, ko bitazongera kubaho nyuma ya jenoside yakorewe Abayahudi. Ariko kugeza uyu munsi nta kintu na kimwe barimo barakora. Ikindi tubona ni ibiganiro by'amahoro, zino regional process ntabwo zirimo gutanga igisubizo cyihuse ngo ibi bintu bikemuke. Hari ingabo za EAC zagiye kugarurayo amahoro, kandi uko tubikurikirana twabonaga byatanga umusaruro, barazirukanye. Monisco na UN mwarasa ku ngingo, niba ari igitekerezo niba ari ikibazo vuba vuba. Yego, murakoze cyane. Ni impungenge nari mfite. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mubona iki kibazo aka karere gafite kandi cyototera n'u Rwanda kubera ingengabitekerezo ya jenoside iri mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, kizarangira gute dushingiye kuri iyi context, cyane cyane ku mpungenge nagaragaje hejuru? Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyo nubwo gikomeye kizagira ubwo kirangira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko bizarangira wenda buri wese ntazabona 100% icyo yifuza, ariko hazabaho ko buri wese azagira icyo avanamo yari akwiye. Yonyine aho ibintu bigeze, aho byatangiriye, iyo abantu bashaka amahoro bakumvikana, bagaha abandi uburenganzira bakwiye, wenda ntibiba byaranageze kure. Ariko abantu bashatse gukoresha imbaraga kugira ngo babuze abantu uburenganzira bwabo, bo bagere ku cyo bashaka.
icyo bashaka byari ukubuza abantu uburenganzira mu gihugu muri Congo. Cya kabiri byari ukugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Aho ibintu bigeze ubu, biragaragara ko imbaraga izo ari zo zose kuba arizo ukoresha kugira ngo ubone igisubizo bidashoboka. Iyo biza kuba bishoboka, ntabwo ibice byo muri Congo y'Uburasirazuba byafashwe bitakirimo ubutegetsi bwa leta, ntibiba byarashobotse. Byari bikwiye kuba rero byereka abashaka gukoresha imbaraga kugera ku gisubizo bifuza bo ko bidashoboka. Ubwo niyo mpamvu abantu bazagaruka mu buryo bwo kumvikana. Ubu niyo nzira iriho, niyo East African Community, SADC, ejo bahuriye Nairobi, ubu barahurira Harare, nibyo baganira ukuntu habaho inzira noneho ya politiki irangiza ikibazo. Iyo nzira rero izagomba kuba ndende. Nanone niyo bigiye muri politiki, abantu baba bashaka, buri wese ashaka kwigwizaho ibyo yifuza ngo abe ari byo binyuramo, ariko bitwara igihe gusa, bigera aho abantu bakagira icyo bumvikanaho, cyane cyane iyo bamaze kubona ko inzira yo gukoresha imbaraga gusa itagera aho ibageza. Navuga ko intambwe imaze guterwa, abantu ko niyo hari abakibigerageza basubira inyuma bakongera bagashaka nanone bizajya bibagendekera nk'uko byabagendekeye na mbere hose. Ariko ikindi nakubwira ni uko ibintu byose bimeze aho bigeze, uku kubaka imitwe y'interahamwe ku mupaka w'u Rwanda guhera mu majyaruguru kugera mu majyepfo, byo ntibizasubira. Niho turi ubu ngubu, interahamwe kongera kwiyubaka zigafashwa na leta, zigafashwa n'abandi bashaka kuzikoresha kugira ngo zitere u Rwanda, zice abanyarwanda. Icyo gisa n'icyabonye umuti. Ibisigaye ni ukureba uko abafite uburenganzira bwabo babuzwa bidakomeza muri Congo, abafite ibitekerezo bitandukanye muri Congo byo gukemura ikibazo cyabo bazagira ubwo bumvikana nabyo bitange igisubizo. Ngira ngo ni ibyo ngibyo navuga bibiri, birasa naho biri mu nzira. Aho turi hararuta ejo uko hari hameze. Twakwakira n'undi. Ndabona hari abamanitse hari inyuma mu 103. Turi bugende tugerageza kugera muri buri gihande uko umwanya utwemerera. Mu 103. Halo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amazina yanjye ni Ismael Bukanan, nkaba ndi umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku mpanuro nziza muduhaye. Mfite ibintu bibiri Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icya mbere ni uko ngira ngo tuvugane nk'abanyarwanda ko tugomba kuzirikana aho iki gihugu cyavuye mu mpanuro mwaduhaye. Bigaragara neza ko bitari byoroshye, ariko nk'abanyarwanda tugomba kubifata nk'umusingi kuko byatugejeje ku bumwe n'umutekano dufite muri iki gihugu. Ibyo turabashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko mwabikomojeho, reka nk'abanyarwanda munyemerere twumve ko izi mfashanyo abo bafatanyabikorwa dushimira ko twafatanije igihe cyose, ariko igihe kirageze ko kubikoresha mu nyungu za politike bakabitwara nk'intwaro ya politike mu kugira baducemo ibice badusenye, ibyo rwose abanyarwanda tudashobora kubyakira na rimwe, kandi turabibemeje nyakubahwa perezida wa repubulika. Ndangiriza kuri iki nyakubahwa perezida wa repubulika nsaba urubyiruko ruri hano ndetse n'abanyarwanda muri rusange, ni ukuri tugomba kumenya ko ubumwe, umutekano w'abanyarwanda ni inkingi ya mwamba igomba kuduhuza. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ndangiza navuga ngo urubyiruko rwacu ariko Rwanda rw'ejo nibabe maboko yo kureba imbere, kandi tuzirikane ko tutazajya hasi ngo tujye ku mavi kugira ngo twemere ko abo bantu badushukisha imfashanyo yabo. Reka rero urubyiruko namwe abanyarwanda turi hano tuvuge guti tuzaba twebwe kandi tube abo turi bo, kandi turi tayari nyakubahwa perezida wa repubulika kubana n'uwo ari we wese ushaka ko tubana ariko mu bwubahane. Muri ya mvugo yacu turi kumwe. Nyakubahwa perezida wa repubulika, murakoze kumva ijambo. Murakoze cyane. Ndabona hari umubyeyi nawe ushaka kugira icyo avuga hano hagati. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Bamuzinire Adela, nkaba mpagurukijwe no kugira ngo mbashimire nk'umunyarwandakazi wabaye muri iki gihugu igihe cya jenoside, nakivukiyemo kandi ngikuriramo. Ndabashimira nyakubahwa perezida wa repubulika ubuhanga, ubutwari n'ubwenge mwahagarikanye iki gihugu jenoside yakorewe abatutsi, kandi ibyo ntaho byagiye muracyabifite. Ndabishimira Imana ko tukigufite nyakubahwa. Umbanjirije yabivuze uburyo mwubatse iki gihugu, ariko ndagira ngo nongereho ikintu kimwe. Iyo ntekereje imitekerereze, akavuyo ko kunyuranya imyumvire byari biriho mumaze guhagarika jenoside, mugatangirira ku busabusa, mukabanza kubaka imitekerereze yacu kugira ngo tubanze tugire imyumvire isa, bintera ishema uyu munsi iyo mbona ibyo twagezeho kubera inyigisho zanyu za buri munsi mudahwema kutubwira kugira ngo dushobore kubaka igihugu. Ntawubaka rero atagize uko ahuza n'undi mu mivugire. Aho kigeze harashimishije, kereka udashaka kureba cyangwa se ufite n'ubundi iyo mitekerereze yo gusenya. Harashimishije aho mugera no kuba batishoboye, mukagera ku bakene, mukagera ku nshike. Ibyo ni ibintu by'indangagaciro umuntu wese akwiriye kureberaho kugira ngo n'Imana iduhe umugisha. Ntabwo rero nk'uko n'abandi babivuze narangiza ntabwiye urubyiruko bana bacu, iki gihugu ni icyacu, twakivukiyemo, niyo gakondo Imana yaduhaye. Nitutagisigasira ngo twumvire uwo Imana yaduhaye ngo atuyobore, Imana izatubaza izo nshingano, kandi kubisubiza nimutabigenza neza ngo mutunge imitima y'ubwenge, tuzabura icyo tuyibwira, ubwo aho tuzajya murahumva namwe. Rero ntago nakomeza kwizimba, ariko ubutumwa mbahaye bukomeye nubwo kudasubira muri kakajagari n'ubu turimo twumva bamaze no kutubwira, tukagira imyumvire imwe, tugakomeza kubaka igihugu gifite amahoro arambye, mukagiteganyiriza abana banyu igihe kizaza kirekire. Murakoze, Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Niba hari undi ufite igitekerezo, ikibazo, inyunganizi, ndabona hejuru.
ab'inyuma batagira ngo nabirengagije mu 108 afite microphone mwadufasha. Murakoze cyane, Your Excellency. My name is Françoise Nijena, a young Rwandan who recently decided to come back home, where I worked and lived in the US for several years. In fact, you might remember, last time I saw you was during Rwanda Day in Washington, D.C. I will also say what I do want to share. I think listening to you, I was really inspired to share a few thoughts as a young Rwandan, speaking to my fellow young Rwandans. And what I really want to say is, since coming home, I've been getting one question over and over again: why did you decide to come home? Kuki watashe mu Rwanda ugasiga amahirwe muri Amerika? So I really want to address that. And there are two key reasons that I want to share. I hope you'll allow me like 2 minutes, if that's okay. The first is that is my story, a story of access to opportunity that I could never have dreamed of, even in my wildest dreams. Navukiye mu Ngororero, aho abenshi bazi nka Kibirira, mbura ababyeyi banje nkiri bato, nderwa n'umukecuru wanje n'abandi bavandimwe n'abagira neza bandi. But despite growing up in extreme poverty, that did not stop me from having access to opportunities. It did not stop me from ranking top in the country, becoming Nkubito Icheza through the Imbuto Foundation program. Thank you, thank you. And after that, being selected into the prestigious Bridge to Rwanda program that some of you know of. Going from there to getting a full scholarship into the US, into a top university in the US, getting to work at Harvard University, and even getting admitted into Harvard and other Ivy Leagues for my master's program. So I say this not to brag, but to speak to the kind of opportunities that many young people in this country have had access to, thanks to your leadership that has allowed us to have access to opportunities, not because of our age, or gender, where we come from, or the different identities. And so young people, as you look around, for example, the different ministers that you see, so many young ministers. And so for me, when I see these young ministers see what the country has trusted many young people to do, I am inspired, and that's why I decided to come home. Thank you. Now, the second reason that I'll walk through very quickly is our visionary leadership. Many of you know Vision 2020, Vision 2020. Nagendaga mu cyaro nkabona akabotike Vision 2020 nyirakana gato. And now we're living in this dream that seemed like crazy. So as we look to Vision 2050, and let me just briefly paint a picture for you. Ejo bundi 2023 naratashye nza mu Rwanda, so to give my family a holiday, mbavana mu Ngororero, nkodesha imodoka, nkodesha inzu nziza Nyarutarama, nice view. Nuko one of the days, I took my grandma for a walk around Kigali Heights Convention Center. Turazenguruka buhoro buhoro, tugeze around Convention Center, butangira kwira amatara araka. My grandma ahita avuga ngo ngo u Rwanda rwabaye ijuru. And so for me, that struck me because that's how far we've come. That's how far we've come with the leadership that has built a country that many of our parents, our grandparents literally call a heaven on earth. So as we think about Vision 2050, the future of our country, I just want to encourage my fellow young people that our leadership has given us opportunities and has shown us that we're capable of anything. We've been reminded today that there's nothing that we cannot do, and we're unstoppable as young Rwandans.
So I hope that we carry that with us today and make sure that Vision 2050 becomes the dream that we saw happen in 2020, but even better. Thank you. Murakoze cyane ku buhamya udusangije ndetse no gutera ishyaka abandi bakiri bato kureba ayo mahirwe u Rwanda ruha abakiri bato, wanakarutse ku byerekeranye n'abayobozi bakiri bato, abaminisitiri bakiri bato, yuko iki ni igihugu giha abakiri bato amahirwe kandi ni ahacu kugira ngo tuzakigeze kure kurushaho, heza kurushaho. Urakoze cyane. Twakwakira uwa nyuma, twareba no muri biriya bice abicaye hano hasi, hari aho imbere aho twigeze tureba. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Keza. Ndi umwe mu bantu bakoresha social media cyane. Tumaze iminsi tubona hate speech, abantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, baravuga n'abo u Rwanda, bameze nk'aho babyishyurirwa muri make. Njyewe ndashaka gukangurira urubyiruko ruri hano cyangwa buri muntu wese ufite social media kudatinya gusubiza, gutanga ukuri ku Rwanda. Ubuse bazasebya u Rwanda duhari, bazavuga nabi u Rwanda, twicare turebe ibirimo kunyuraho tubyemere duhari? Ntago tuzabyemera. Ndashaka kugushimira cyane nyakubahwa kubw'umutekano duha, ubwisanzure n'ubuyobozi bwiza duha. Icyo nakwizeza cyangwa se n'urubyiruko, ngiye kubavugira mwese, nk'uko watubwiye ngo turyame dusinzire, natwe kuri social media turiyo, kuko ni tool nini cyane ibipinga cyangwa se abantu badashakira u Rwanda amahoro. Turiyo, iyi ntambara tugiye kwirwana, tugiye gufunga umukandara, turwane kandi tugushyigikira. Urakoze cyane nyakubahwa. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mutwemereye twacumbikira aha cyangwa se twakira n'ibindi bibazo. Hari umuntu wahagurutse hariya. Komeza. Yego, amaze umwanya rwose ahagaze, twamwakira. Mwiriwe nyakubahwa Perezida. Bagiye bihutisha twafatiye benshi cyangwa amazina yanjye nitwa Iradukunda Grace Divine cyangwa DJ Ira, izina ry'akazi. Icyambere nashaka kubashimira mwebwe banyakubahwa, abo mukorana hafi, abo mukorana mu nzego zitandukanye, abanyarwanda muri rusange, ukuntu abana b'abanyamahanga duhabwa amahirwe nk'undi mwana wese w'umunyarwanda. Ikindi ni ukubashimira kandi ukuntu umwana w'umukobwa abona amahirwe nk'undi mwana wese w'umuhungu. Iki gihugu je ndakiboneye nk'umugisha udasanzwe. Nyakubahwa, dukunze guhurira ahantu henshi mu ma-event, kariya kazi k'uje ubyina nanjye ndi mu baje bakubyinisha. Ikindi cyanshimishije muri campaign twari kumwe, ziriya event nyinshi kugeza nkoze murahira kuri stade Amahoro, ni ikintu kidasanzwe cyane. So icyifuzo cyanje kwari kubasaba nationalite y'u Rwanda, nkitwa nanjye nkitwa umwana w'umunyarwandakazi, nkibera uwanyu. Murakoze. ababishinzwe hano babyumvise? Ni bande bireba? In principle ndabikwemereye, ahasigaye bikurikiranye. Ibisigaye ni ukubikurikirana mu buryo bigomba gukorwa gusa. Nakubwira iki? Mwakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari impanuro mwaduhaye, hari ibyo twaganiriyeho. Twakwakira abandi mu bitwemereye.
murakoze Perezida wa Repubulika. Amazina nitwa Nwabine Isaac Karemera, nkaba mpagarariye abanyeshuri ba University of Kigali ahangaha. Murakoze kubw'umwanya mu maye nanjye kugira ngo mbashimire. I just want to thank you very much. Thank you, Your Excellency. Warakoze kutaba nka Mose. Mose ngo yayoboye Abisirayeli abakura muri Egypt. Hanyuma hageze ibyo yakoze Imana iramubwira ngo kiriya gihugu urakireba ko ntago uzakigeramo. Twebwe watugejeje yo mu ijuru ryacu. Thank you very much. Ndashaka kubwira urubyiruko rugenzuranye ruri hano kubisabira akantu. This is our home. This is our home. Nimwe mwese muri hano. Ku bandi bari hanze y'igihugu cyacu biraborohera cyane kuvuga uko bashaka no gukora ibyo bashaka. Ariko kuri twebwe it is our right and it is our responsibility to defend our country. In whichever way. Sinzi impamvu muterwa isoni cyangwa se muterwa ikimwaro no guhagarara ku gihugu cyanyu no kukirwanirira. Sinzi impamvu. Ntabwo ibirenge byanyu bikora hasi murareba hanze sinzi aho mureba. Let's fight for our country. Mane bahereza umugisha. Murakoze cyane kandi ikigaragara ubutumwa bwumvikanye inyakubahwa Perezida wa Repubulika twagarukiriza ahangaha. I have one thing to say, please, if you may. Thank you so much. Thank you so much, His Excellency, and by the names of Rwema Derek. I also have one concern, and I know let me say it, ndi Umunyarwanda. Ejo bundi numvishe speech ya General Kabarebe ari kuvuga about uburyo hari weapons zabaye gathered. Byagaragaraga ko benda gutera u Rwanda, izo weapons zishobora kuba zarasa 50 kilometers to Rwanda. So my concern is one, before they sanction Rwanda, why shouldn't they sanction Congo? Because how do you give citizens weapons? We've seen on social media young kids with guns. So every person out there who is responsible for sanctioning, start with Congo, please. My second concern is the last time I heard your speech, you reflected on Made in Rwanda, and I love that initiative, kuko turi abanyarwanda. Ariko ndashaka, okay, yeah, ndashaka ko Made in Rwanda products zishobora kuba zajya kuri price ziri affordable for everyone as a Rwandan. Yes, that's my concern. I thank you so very much. Ndabakunda birenze muri ntwari birenze no kuvuga ubutwari. Imana imeze bakoreshe. Turabakunda cyane. Blessings. Long live. Hari umubyeyi hariya wakomeje ashaka kugira icyo avuga, reka tumuhe umwanya. Hari umubyeyi urimo hariya, nkamuhereza mikrofone. y'u Rwanda rwacu, banjije kukubwira ngo abanyarwanda turagukunda. No ku ruhare rwanjye ngewe uhagaze imbere yawe ndagukunda. Nitwa Mukarubega Jeanne, navukiye mu karere ka Nyarugenge, mu kagari ka Kigali, umudugudu ni rya Sharangabo. Nshakira muri Gasabo, nshakira hano Nyarutarama, ariko umunaje ari Kimihurura. Rero Perezida wa Repubulika, ndagira ngo nkumenyeshe ngo kuva muri 59 nari umwana, nari mfite imyaka 4, nkura mbona ababyeyi, nkura mbona abavandimwe, mbona abaturanyi, nta muntu wari ufite umutima muzima. Twahoranaga ubwoba, ntitwasinziraga, ntabwo twagiraga peti nubwo tutagiraga ibyo kurya, ariko nta na peti twagiraga. Iyo umuntu afite ubwoba, amara barimo gushya mu nda, ntasinzira,
nta kimunezeza, ntiyambara ngo aberwe, ntiyahinga ngo abone umubyizi, ntiyacuruza ngo yunguke, ntiyabyara ngo arerere igihugu. mpagaze hano gusa ngira ngo ngushimire nyakubahwa perezida wa repubulika, wakoze. ngewe menye ubwenge nasanze ingoma ya Kayibanda asimburwa na Habyarimana, abo narababonye. wakoze ibyo batakoze, wakoze ibyo abapadiri bazanye Bibiliya bigisha ijambo ry'Imana, ibyo wakoze ntibabikoze. wakoze ibyo abapasiteri batakoze, warakoze. hari indwara imwe abanyarwanda twazize ariko tutayitewe no mu mubiri cyangwa tuyitwerwe nuko Imana yaturemye, ahubwo tuyiterwa n'abandi. kumva ngo abantu Imana yaremye bamwe ngo ni Abahutu, abandi ni Abatutsi, abandi ni Abatwa. ubwo bwari uburozi, nibwo bwatumye abanyarwanda basubiranamo babura ubumwe dufite. nyakubahwa perezida, turagushimira. iyo umuntu abatijwe, nitwa Mukarubega, data yanyise Mukarubega ngo niwe mugeni, hanyuma izina ryo kwa padiri na pasiteri nitwa Jeanne, ariko ndagushimira izina watwise twebwe abanyarwanda, waratubatije. ayo mahanga yose aterana, ntabwo bigeze baterana icyo gihe ngo binjire barebe igiteranya abanyarwanda, babashe kumenya yuko ari ayo mazina. ntabwo bigeze babimenya, ariko wowe warabimenye. ubu ndi umunyarwanda. ababyeyi iyo tugenda turi abanyarwanda, abana iyo bari mu ishuri ni abanyarwanda. nyakubahwa perezida, navuga byinshi ariko reka mbwire n'abanyarwanda bose turi kumwe. ibyo nitegereje ngewe maze kugira imyaka 70, namwe muzitegereze rubyiruko. mbivuze kugira ngo n'urubyiruko rubyumve. ntabwo mwaje mugahandura, imvunja ntizari zaratuzengereje. ntabwo mwaje mugasanga abantu barara mu birere, ntimwadukuye mu birere se mukaturyamisha kuri za matora. perezida, turagukunda. nyakubahwa perezida, naba mpagaze hano, wenda abanyakigali bakavuga batari ko si uwo nguwo aturukayo. ngewe mvuka kwa Rafayire Kabarega ka Gakomo ka Mudoyire wa Segatare wa Ndabarasa. ariko iwacu ntitwigeze tugira na meya, iwacu ntitwigeze tugira abantu barigaga ariko bageze hagati bakabacamo imikato. ariko uyu munsi wa none abana bagiye mu mashuri bose bariga. turagushimira ko mwitegereze abana basohoke mu mashuri, mubarebe basohoke mu ngo zanyu. hari abantu bakigira amabinga, perezida mumbabarire nimbwire perezida, uzabwire abo ngabo babivuga bazaza hano mu Rwanda baturebe. twicaye hano ukatunyanyagizamo ijisho, ntiwakwerekana umuhutu, ntiwakwerekana umututsi n'umutwa, nuko twese dukaraba. watwegereje amazi, turakaraba tugacya, abana bacu barakaraba bagacya, abana baragaburirwa ku mashuri nta mushonji. perezida, wababwiye bakazaza hano mu Rwanda tugaterana, ukabicaza hariya
tukababwira ibiturimo twebwe biba ku mitima yacu. Perezida, akanya ni gatoya, mfite imyaka 70 ariko ubu ntaratse wagira ngo mfite imyaka 18. Murakoze Ni cyane. amahoro waduhaye. Humura ntabwo inzara izatwica. Humura ndaguhumurije. Waratwigishije. Ubundi se abantu biga mwiga imyaka ingahera? Hari universite n'amashuri abanza ni 12 bakubitaho nandi wenda b'imyaka 18. Imyaka 30 uratwigishije. Akarima uturima tw'igikoni ni tayari. Ibibina mu midugudu yacu ni tayari. Turafatikanya. Ntawuzananirwa kugura umufuka w'umuceri ufite 2, undi akagira 2, undi akagira 2, turabiteranya. Uwaburaye agataha afite umufuka w'umuceri. Murakoze cyane n'ukuri. Nyakubahwa Perezida, murakoze cyane. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Uyu mubyeyi amarangamutima yari afite mwayumvise, urubyiruko mwarwumvise. Ibyo nibyo biri mu mitima yacu, nibyo twashakaga kubabwira, nibyo twashakaga kubasangiza. Ngo abandi babiri, aha hari umubyeyi wagumye ahaguruka kuva kare, nyabuna reka tumwumve. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Urayeneza Anita, ndi rwiyemezamirimo w'umugore. Aya mahirwe mbonye yo gufata mikoro ntabwo nayareka ngo agende, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntakubwiye ko ngukunda cyane kandi mbikuye ku ndiba y'umutima wanjye. Icyo kintu nkaba ngihuriyeho n'abagore bose bari hano ndetse n'abanyarwanda twese muri rusange. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, usibye intambara ziri hariya muri Kongo, ariko ubundi mu Rwanda turatekanye, dufite ubuzima, dufite amahoro, dufite ibyiza byose, kandi ni ukubera wowe, tubikesha wowe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, waratuvunikiye cyane, imyaka 30 irashize. Dutekereza ko hari igihe kizagera tukakubona nawe uruhutse, uri kwinjoyinga u Rwanda, uri kureba ibyiza byarwo, ariko uri nko mu karuhuko. Ese Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ko nk'abanyarwanda twiteguye gutanga imbaraga zacu, urubyiruko rugatanga imbaraga, ba rwiyemezamirimo umutungo cyangwa se amafaranga bikaba twabitanga, ariko kugira ngo twirindire igihugu nk'uko wabidutoje. Ese ni iyihe systeme cyangwa ni kimwe ejo mu gitondo niteguye kuruhuka nanjye. Ejo aho bukera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni iki mwatwizeza mukatubwira muti dufatanyije? Naba rimwe mukimbwira. Ibyo mbaza bariho bisubiza. Yanakubwiye ko niteguye kuruhuka. Ku buryo twizera ko nubwo muri mu kiruhuko umutekano wacu tuwufite. Ariko mwansubije, ikindi nabasabaga nk'uko mudahwema kutugira inama, ese twebwe nk'abanyarwanda nubwo gutanga byose, indi nama irenzeho mwatugira kugira ngo tugire umutekano urambye, abazukuru bacu n'ubuvivi tuzaba turi mu Rwanda rutekanye, ni iyihe? Murakoze. Murakoze cyane. Gusa turatekanye, ndizera ko n'ibisasu bimira ibindi wabibonye. Hari twakwakira n'uwa nyuma, hanyuma tugasoza.
murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Amazina yanjye nitwa Sheikh Ndayigaya Musa, ndi mufti w'u Rwanda, mpagarariye abayisilamu bose bo mu Rwanda, ariko nk'abandi na visi perezida wa kabiri w'ihuriro ry'amadini n'amatorero na Kiliziya Gatolika. Mu mbaga rero yabo duhagarariye muri abo bemera mu myemerere itandukanye, turabashimira cyane. Ni byinshi byo gushima ariko bitatu by'ingenzi kubera umwanya muto. Nyakubahwa perezida wa repubulika, turashimira ubumwe bw'abanyarwanda. Ni ikintu gikomeye cyane nyuma y'ibihe bikomeye bya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ubu nyuma y'uko ubumwe bw'abanyarwanda bwari bwasenyutse, ariko nyuma y'urugamba mwayoboye rwo kubohora igihugu mwe n'abari babafashije, nyakubahwa perezida wa repubulika, ubu bumwe nta kindi twabugurana. Ni nayo mpamvu twiteguye gukomeza kubuharanira no kuburwanira no kubwitangira, kandi tukaba twiteguye gufatanya namwe mu kurwanya bariya bose bashaka kutugarura muri ayo mateka y'amakimbirane no gucamo kabiri abanyarwanda. Icya kabiri, nyakubahwa perezida wa repubulika, mwaduhaye igihugu gifite agaciro, cyagize agaciro mu ruhando rw'amahanga. Nk'uko tubizi, iwanyu abari iwanyu, niho hantu honyine winjira utavuze iminsi uzahamara batakubajije icyo uje gukora. Murabizi mwese inshuti duteraniye hano, abagiye mu mahanga mujya mwumva abategetsi bagenda bahinduka bavuga ngo tugiye kubasubiza iwanyu. Ariko iwanyu nubwo wajya guhaha, niho hantu honyine iyo tugarutse tugeze ku kibuga cy'indege cyangwa umupaka uwo ari wo wose w'ubutaka n'amazi, bandikaho ngo ni umuturage ugarutse iwabo. Bivuga ngo ntawe ukubaza iminsi, ntawe ukubaza icyo uje gukora n'iminsi uzahamara. Ariko handi nk'uko mubizi viza barazitubaza, zashira bakatwirukana. Icya gatatu nyakubahwa twashimira ni umutekano. Hano twumvise ba rwiyemezamirimo, natwe abanyamadini turahari kugira ngo dusenge, kugira ngo dukore nuko dufite umutekano. Turawubakesha nyakubahwa n'ingabo z'igihugu na polisi n'abandi bashinzwe umutekano. Tunashimira, tunasabira. Nagira ngo mbibutse ko nk'umuntu uhagarariye idini, intumwa y'Imana Aburahamu ageze aho yatuje umuryango we, yabasabiye mbere na mbere amahoro n'umutekano, asabira igihugu cye. Hanyuma akurikizaho gusaba ubukungu n'iterambere. Impamvu yabanje amahoro nuko mu mahoro nibwo ubukungu buboneka, kuko barakora bagashora imari, kandi mu mahoro nibwo abantu baryoherwa n'ibyo babonye muri bwa bukungu, kuko n'ubundi bitunze nta mutekano ntabwo byakuryohera. Nyakubahwa perezida wa repubulika, turabashyigikiye kandi ingamba mufite zo kurinda igihugu cyacu no kurinda umutekano turazishyigikiye. Nsoza nyakubahwa perezida wa repubulika, nagira ngo mbagezeho ubutumwa bw'abayoboke b'ayo madini yacu. Turabashimira ku bugenzuzi bwakozwe kandi bugamije inyungu z'abanyarwanda mu nsengero n'imisigiti. Twagira ngo tubabwire yuko ku nama inzego zatugejejeho twagerageje gukora ibishoboka. Hari insengero, hari imisigiti zimaze kuzuza ibisabwa. Twagira ngo tubasabe babandi bazagaruke kudusura vuba, dore nyakubahwa hari n'iminsi mikuru. Ku rwego rw'abayisilamu turi mu gisibo, bantumye ngo mbabwire ngo nabura iminsi isigaye izo nsengero zujuje ibisabwa. Birumvikana ntabwo twakorera hatujuje amategeko, ariko ahabyujuje badusure baturebere indi minsi isigaye y'igisibo tuyisenge mu misigiti. Hanyuma no ku bandi bayoboke naho hari iminsi mikuru iteganyijwe hano imbere, kuko ndavugira amadini yose ndi mu ihuriro. Hari iminsi mikuru ya hano imbere za Pasika n'ibindi. Nyakubahwa perezida wa repubulika, murakoze cyane, turabashimiye kandi turabakunda, duhora tubasabira ibyiza. Murakoze. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, mwakoze kuduha uyu mwanya.